Bimenyerewe ko ubwanwa bugira abagabo ndetse rimwe na rimwe ubwo butabufite bikaba byamutera ipfunwe mu bandi. Hari n'abagore babumera ndetse ugasanga bwanabaye bwinshi bikaba byanagera aho baburusha bamwe mu bagabo. Ibifatwa nk'ibidasanzwe ku bagore ndetse abenshi kanabatera ipfunwe muri bagenzi babo kumva ko bateye nk'abagabo, cyane ko babifata nk'urwayi kumva ko imisemburo yabo yatewe no kwimvumbagatanya k'umubiri ikaba nk'iya kigabo, byo bita hirsutisme mu ndimi z'amahanga. Indi mpamvu nanone iterwa n'imiterere y'intangangore, ibyo bita syndrome des ovaires polykystiques, ndetse n'imiterere y'umubiri muri rusange. Birumvikana cyane ko abenshi batera isoni n'ipfunwe bagahora babwogosha buri gihe, ariko hari n'abandi babyishimira bakabureka bugakura, bakabusokoza, bagashyiraho mazerofote, za mustache sinakubwira, mbese nyine ugasanga birababereye pe. Hirya no hino ku isi mu miryango itandukanye uzahasanga bene abo bantu bahari. Ni muri urwo rwego twabateguriye urutonde rw'abagore ku isi bafite ubwanwa bwiza kandi butangaje, mbese bateye nk'abagabo kubera imiterere y'ubwanwa bwabo kurusha abandi. Reka uru rutonde turuhere ku mugore witwa Litobia Schwarz. Uyu yagize ikibazo cyo kwivumbagatanya kw'imisemburo ye igihe yari afite imyaka 14. Yiyumvishaga ko ari uburwayi ndetse anahura na ya syndrome des ovaires polykystiques. Atangira kwiyumva nk'umuhungu ariko akagerageza kubisha, abonye ntacyo yabikoraho, ubwanwa arabureka burakura ku buryo aramutse atambaye ingutiya ntaho wamutandukanyiriza n'umugabo. Kuri uru rutonde kandi ku mwanya wa kabiri turahasanga umugore witwa Rose Jail. Rose Jail yatangiye kumera ubwanwa ku myaka 13. Bwamuteraga isoni cyane ku buryo we yari yaraguze ibikoresho byose byogosha ubwanwa ndetse n'imiti yose ishoboka yatuma ubwanwa busubirayo. Yajyaga yogosha ubwanwa buri munsi ndetse akitera n'iyo miti, ariko ntibyagiraga icyo bitanga. Abonye ko ntacyo bitanze, bigera ubwo ananirwa ubwanwa arabureka burakura bugwa ku gatuza ndetse arabyishimira cyane. Kuva yafata umwanzuro wo kureka ubwanwa bwe bugakura, ntiyongeye kubwogosha. Kuri uru rutonde ku mwanya wa gatatu turasanga umugore witwa Cole Bobisuti. Uyu kuva yatangira kumera ubwanwa yarabyishimiye cyane ku buryo wagira ngo ubwaje n'ubundi asanzwe abutegereje. Ntiyigeze agira isoni zo kubwerekana mu ruhame, arabusokoza cyane, ahubwo we ababazwa cyane nuko bitabaye bwinshi cyane ngo ari we umugore wa mbere ku isi ufite ubwanwa kurusha abandi bose. Nanone kuri rutonde turahasanga umugore witwa Jennifer Miller. Ni umuhanzikazi wa Sirika ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari n'umwarimukazi muri Pratt Institute ya Brooklyn. Nawe ni umugore utewe ishema no kuba afite ubwanwa bwinshi kandi bwiza, no kuba bufite hari amahirwe menshi bwamuhesheje cyane mu buhanzi bwe. Kuri rutonde turahasanga umugore witwa Harmony Kaur. Harinamu Kaur ubundi ubusanzwe yakabaye ari wo mugore wa mbere ku isi ufite ubwanwa bwinshi kurusha abandi, ariko urutonde twarukoze tutagendeye ku wa mbere cyangwa uwa nyuma. Ni umugore ukomoka mu Bwongereza, nawe yabanje kugira ikibazo cy'ubwanwa bwe mu mizo ya mbere. Yibazaga ukuntu azajya atambuka mu bantu n'ubwanwa kandi ari umugore. Abonye ko nta kundi byamera, yiyemeza kubureka burakura. Yima amatwi abamuryaniraga inzara. Ubu ngubu ni umusitari, baramuzi cyane kubera ubwanwa bwe. Kuri uru rutonde ku mwanya wa gatandatu turahasanga umugore witwa Conchita Wurst. Akomoka muri Newwich. Uyu uretse n'ubwanwa n'imiterere ni ya kigabo neza. Ubwanwa bwe abwogosha nk'abagabo, akabuconga nk'abagabo. Uretse kumva bamuzi neza bemeza ko ari umugore, ntaho wamutandukanyiriza n'abagabo rwose kubera ubwiza n'ishusho n'ingano y'ubwanwa bwe. Kuri uru rutonde ku mwanya wa karindwi turahasanga umugore witwa Annalisa Hackleman. Uyu nawe yagize ikibazo cyo kwivumbagatanya kw'imisemburo y'umubiri we, yibona yameze ubwanwa. Yagerageje kujya bwogosha kimwe na bagenzi be twavuze haruguru, ariko biranga birananirana bibi by'ubusa, arabureka burakura. Ubu ngubu ni umugore wishimira ko atunze ubwanwa nk'umugabo we. Uru rutonde kandi ntabwo twakwirengagiza umugore witwa Clementine Dele. Uyu nawe ni umugore wakujije ubwanwa ku buryo budasanzwe ndetse akanabusokoza ku buryo bugezweho, ndetse we yewe akarusha na bwongerera ibirungo bituma burushaho gukura bugasugira. Urutonde ntitwarusoza tutavuze ku mugore w'ikirangirire, ikimenya bose ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko mu gihugu cya Nigeria, umugore ufite ubwanwa nk'ubw'abagabo ndetse we by'akarusha akanagira n'impuhwe nk'iza kigabo. Gusoza uru rutonde tutavuze kuri Queen Okafor ni ukwibeshya cyane, kuko uretse n'ubwanwa bwe butsikambye nk'ubw'abagabo, we nagira n'impuhwe nyinshi cyane kurenza benshi mu bagabo batuye isi. Queen Okafor ni umunyafurika ukomoka mu gihugu cya Nigeria, niwe mugore ufite ubwanwa bwinshi kurusha abandi bose babayeho muri iki gihugu. Nawe mugore kandi ufite impuhwe nyinshi cyane kurenza abandi bose babayeho muri iki gihugu.
ubwo ndavuga abagore. Yatangiye kwiyumva nk'umukobwa utandukanye n'abandi kubera ubwoya bwo ku mubiri we. Ku myaka 21 y'amavuko arabyishimira cyane, yaba mu muryango avukamo ndetse no mu gihugu cyose muri rusange. Kubera ubu bwanwa bwe nta ntamwe bamutandukanyiriza n'umugabo. Kwishimira uko ateye no kudaterwa ipfunwe nabwo bituma akunda kugenda yadegaje agashati kugira ngo yerekane n'impwempwe ze mu gatuza. Kugeza ubu Queen Okafor afite imyaka 30 y'amavuko, nta wundi mugore uramuhiga hano ku mugabane wa Afurika uteye neza nk'uko ateye cyangwa ngo abe yamurusha. Ngayo nguko rero ngurwo urutonde rw'abagore bagera ku 9 batangaje kubera imiterere y'amasura yabo atamirije ubwanwa hano ku isi dutuye. Komeza dukurikire, niba utarakanda subscribe bigire vuba, share, like, commentaire, byose ni ingirakamaro. Ngaho gira amahoro.